Yesu aracyakora TV. Imana yakunze ikabana natwe amasaha tuvuyemo y'ijoro, ikaba mu ruhande rwacu muri iki gicucu cy'urupfu twari turimo, ikaba iduhaye kanguka tukaza no mu nzu yayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nigeze mbabwira ko Imana tugomba kujya twihata kuyishima kugira itazagera ku rwego ibona ko twabuze amashimwe tuyishima, igatangira ikayarema, kandi ihagurukiye kurema amashimwe kuko abantu babonaga ko ntayo bafite. Abantu baba biteguye n'amarira menshi, baba biteguye amarira menshi azabanziriza uko kurema amashimwe. Ibizariza benshi ikazabahoza bayishima ariko babanje kurira. Niyo mpamvu rero tugomba kumva ko igihe cyose hari amashimwe kugira ngo itazayarema, ikayarema ariko intego yayo ari ukugira ngo idukuremo imyumvire yo kumva ko ntacyo kwishima dufite. Imana rero ijya ibidushoboza kumva ko ari ubuntu bwayo twagiriwe no kuba tugihumeka. Amena. Uyu ni umunsi wa 4 w'inyigisho. Turi kuganira ku nyigisho igira iti twirinde tutazabura iby'imirimo twakoze. Iyo twiga nk'uku, ntabwo ibi tuba turi kwiga tuba dukwiriye kubigira ubwiru ngo bihinduke ibyawe gusa. Ijambo ry'Imana Timoteyo, Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ibyo wanyumvanye ujye ubyigisha abantu bo kwizerwa, nabo bazabasha kubyigisha abandi. Ntabwo rwose nta kosa ririmo, nta nubwo umuntu yaba ashanutse, nta nubwo waba ufashe akazi katari akawe, mu gihe ibyo wumviye mu nzu y'Imana bikagufasha, wagira undi muntu nawe ubifashisha. Ku rwego rwawe uko babyumvise ushobora kutabivuga 100% nk'uko umwigisha wabihawe kubivuga abivuga, ariko byibuze ntiwabura utuntu dukeya tw'ingingo z'ingenzi ushobora kugira ishyaka ryo kubwira umuntu yakumva atakumva, ariko ukabura tumubwiye. Kandi umurimo ukabura ukoze. Biba bibabaje niba umuntu abana n'abantu bakijijwe batabona umwanya wo kuza nk'uku ngo bumve inyigisho, ariko nawe uza wakababereye ambasaderi, wakabafashije byibuze ukababwira uti ndagira mbahe ijambo twizeho gatoya, nubwo wenda byose ntabivuga, ugasanga nawe ntacyo ubafasha. Tugomba kugera ku rwego rwo kujya dukora ibintu dusa n'abari no gukaraba, cyane ko hari n'abantu badashaka kumva niyo baba bafite n'umwanya. Abo rero iyo ugize umugisha ukaba ubona uko mubonana, ukaba wagira amahirwe yo kuba ukibuka bike mu byo wize, urakaraba ukabivuga uti reka nkubwire ibyo twize, kandi nawe wasanga hari ibigufashije, gusa ntubimubwire nk'ushaka kumwumvisha, dore ko hari ukuntu umuntu aba yarakuzengereje, wagira amahirwe yo kumva ijambo ryamushobora, ukajya uvuga uti yaba yarahari kumva, wenda yari guhindura imyumvire. Wagira umugisha rero wo kumubona ukavuga uti reka nkubwiriremo nkumvisha. Oya, ntitukababwire nk'ababumvisha, nk'abababwiriramo, tujye tubabwira ahubwo nk'abantu muri uwo mwanya bahagarariye ubutumwa bwiza kugira ngo nabo bumve icyo Imana ibashakaho. Haleluya. Ibyo tubikoze
tuba twikijije ubwacu ariko tukikizanya n'abacu. Imana Kristo aha Yohana ubutumwa mu byahishuwe, yaramubwiye ati ayo magambo uhawe ntuyagire ubwiru ngo uyazigame, ntuyagire ubwiru, ahubwo uyavuge uyababwire, kuko igihe kiri bugufi, ngo uwanduye akomeze yandure, uwezwe akomeze yezwe. Nimureke buri muntu wese uko ashobojwe ajya agira abafasha, abafashishije nawe ibyamufashije. Dusome ijambo ry'Imana dukomeze tuganira. Kuri uyu munsi wa kane w'inyigisho, umunsi w'ejo hashize twaganiriye kuri virusi zigera muri enye zizashiririza imirimo y'abantu, bagasanga nta na kamwe basigaranye kubera ukuntu bayikoze. Virusi ya mbere twabonye ko ari imirimo abantu bakora bakayikorera bagenzi babo kuko bazabishyura nabo. Ugafasha umuntu kuko azagufasha, ukaguriza umuntu kuko azakwishyura, ugasura umuntu kuko nawe azagusura. Twagiye tubona n'ingero z'abantu batwerera, bakora ubukwe bakabura ubatwerera muri ba bandi, agahita afata n'icyemezo cyo kutazongera no gutwerera. Yabikoraga kuko yari azi ko bizamugarukira. Inyungu nyinshi abantu baziteze muri bagenzi babo kuruta kuzitega ku Mana. Izo rero twiteze muri bagenzi bacu, nituziburiramo nyine n'ibyo tuzaba duhombye, kuko nta n'ahandi tuzabona izindi. Ibyo twakoze twiteze inyungu ku Mana nibyo tuzabonera inyungu ku Mana. Ibyo dukora twiteze inyungu ku bantu, ubwo nyine nitugira amahirwe bazatwitura, nibatazatwitura nyine tuzihangane nta kundi. Virusi ya kabiri twabonye ko ari imirimo yose dukora tugonona. Oya twihimbaza, imirimo yose dukora twihimbaza, umuntu akabikorera kwihimbaza, bandebe, bambone, bamenye ko nkaze, bamenye ko ntasanzwe, bamenye ko ari ngewe ubagize. Ibyo bintu byose abantu bakora bihimbaza ngo bemeze abantu. Yesu yavuze ko ingororano zabo baba bamaze kuzibona, ntihagire ikindi bazamwishyuza. Biba birangiriye aho ngaho. Virusi ya gatatu ni imirimo yose dukora ariko tukayikora tugononwa. Reka mfe kugenda, reka mfe kujyayo, ubuse njyeyo reka mfe kujyayo, nyamuhe se reka mfe kuyamuha, nyatange se reka mfe kuyatanga. Gukorera Imana umuntu yumva ko ari ugupfa, ko ari ugupfa, ko ari ugupfa. Umuntu akorera Imana kumva ko apfuye. Reka mfe kumusura atazagira ngo sinahageze, reka mfe koko. Ibyo rero Bibiliya byo yibigeze yaravuga uti aba bantu nibavumwe bahinduke n'ibivume, aba bo ntibanaba abantu ahubwo baba ibintu by'ibivume biri aho gusa, kuko byatinyutse gukora umurimo w'Imana bigira gute? Bigonona. Virusi ya kane twabonye ko ari imirimo tutakoranye urukundo. Urukundo tuvuga ni urukundo rwo mu mirimo, warabisobanuye. Ntabwo ari rwa rukundo Imana idusaba gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Urwo iyo urubuze uba uri umugome, uba uri n'umwicanyi. Kandi turi kwivugira imirimo y'abakiranutsi bazaba bavuye mu isi bagahura na Yesu, kandi nta mupagani uzava ku isi ngo ahure na Yesu. Ubwo rero urukundo tuvuga ni urukundo rwo mu mirimo. Uburyo wagiye ukora umurimo ukunze, uburyo wagiye ukora ufite urukundo. Ibintu rero byose umuntu akora nta rukundo rubirimo, nta rukundo abifitiye, ibyo ni zeru imbere ya Kristo. Imigani 24 umurongo w'10. Dusoma ibyanditswe bigiye kutuyobora. Uyu munsi tugiye kuvuga izindi virusi 3 ziraba zibaye 7. Imigani 24. Izi virusi z'uyu munsi zirakomeye, izi zo zatumaza imirimo yacu. 24 umurongo w'10. Nugamburura mu makuba, gukomera kwawe
kuba gupfuye ubusa. Nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba gupfuye ubusa. Dukomeze dusoma, twihute turebe amagambo y'Imana ari muri Yobu igice c'11 umurongo wa 11. Yobu igice c'11, igitabo cya Yobu igice cya 11 umurongo waho w'11. Umva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yobu 11 umurongo w'11 haragira hati: kuko itayobewe abantu b'ubusa, ibona n'ibigoryi, mbese yabyirengagiza? Dusubikire muri Luka 21 kugera kuri 4. Umva icyo Yesu yavuze abantu batura nabo yabavuze batanga amaturo. Yagize ati, Luka 21 umurongo wa 1 tugere kuri 4: nuko yubura amaso abona abantu abatunzi batura amaturo yabo, bayashyira mu isanduku y'amaturo. Abona umupfakazi wari umukene atura amasenga 2. Arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose, kuko bose batuye amaturo y'ibisagutse, ariko we mu bukene bwe atuye ibyo yari atezeho amakiriro. Ni ibi byanditswe tugiye kwifashisha turebe uburyo dukora kandi tukagawa twanakoze. Yesu nashimwe. Ibi turi kuganira ntabwo ari inkuru, ntabwo ari amakuru nka yandi bavuga ku maradiyo. Iri ni ijambo ry'Imana. Kandi bene data, ubu twe twumvise ibi, tugiye ku rutonde rw'abantu bashobora kuzakubitwa cyane tutabishyize mu bikorwa ugereranije n'abatarigeze babyumva. Hari ukuntu umuntu abaho akangiza ibintu ariko kuko ataramenya, akabyangiza ariko kuko ataramenya, nubwo nta n'itegeko rirengera umuntu yangiza ibintu ngo nuko ngo byangiza mu butamenya, kubera ko amwe mu magambo twabonye Abaefeso igice cya 5 10-17, umuntu ntabwo yakabaye abaho adashakisha kumenya ukuri kugendanye n'uko Imana ishaka. Umuntu aramutse abayeho atazi ibintu abyangiza, Imana yazamuziza ko atigeze ashakisha kubimenya. Bibiliya iravuga ngo mujye muhora mushakashaka uburyo mwagira gute twamenye. Tubeho muri ubwo buzima, hari ibyo ntazi, reka nshakashaka uko namenye. Icyo nicyo yazazira. Ariko noneho uwabimenye akabimenya, akavuga uti hari icyo namenye, hari icyo ndusha abandi njye naramenye. Hejuru y'uko wamenye ukajya ugenda ukandagira ibyo wamenye, n'ubundi se bizantwara iki? Bizantwara iki se? Ibi batubwiye ntacyo bizantwara. Ukangiza ibintu warabimenye. Ndahamya neza ko uyu muntu azakubitwa cyangwa se bazabimuryoza, bajye bamuryoza n'uburyo yari yaramenye ukuri, ariko akagukandagira yaragize gute? Yarakumenye. Sindibabwiriye ngo mujye musiba ngo mutumve ibintu muzabazwa, kuko n'ubundi wanga kuza kubyumva, Imana ireba umutima wawe ikamenya impamvu wanze kuza kubyumva. Urukundo izagukurura amatwi kubwira uti wanze kujya kubyumva, nyamara wari wumvishije iryo tangazo. Virusi dukomerejeho ubwo ni ya 5, kuko twabonye nge ni imirimo yose dukora ari myiza.
mbibutse ko iyi mirimo aba ari myiza, nta n'umwe mubi burimo, ahubwo tuyangiza bitewe n'uko tuyikoze na nyuma yo kuyikora. Virusi ya gatanu ni imirimo yose dukora ari myiza, twamara kuyikora tukageragezwa biturutse kuri ya mirimo twakoze, tukicuza icyatumye tuyikora. Iyi virusi ya gatanu ifitanye isano na kimwe muri bya bintu bitatu nababwiye bizakomokamo igihombo. Harimo ibikoresho, abantu babi batugerageza, n'abigisha babi. Iyi virusi ya gatanu rero ifitanye isano na rya tsinda ry'abantu babi batugerageza nyuma yo gukora. Iyo ukoreye Imana ujya witegura ko ushobora guhura n'ibitero biza kugerageza icyo wakoze kugira ngo wicuze gihinduke ubusa, kuko Satani azi neza ko niwicuza nyuma y'umurimo mwiza ukoze ntacyo n'ubundi uraba wakoze imbere y'Imana, kuko Imana ivuga iti reka ndebe ko nubwo ahuye n'urugamba azira icyo yari yagambiriye, reka ndebe byibuze ko ashinyiriza ab'intwari ye kucyangiza. Iyo rero ucyangije wicuza kiba kibaye zero. Abantu ni abahanga mu gukora ariko si abahanga mu kurinda ibyo bakoze, kandi Bibiliya yatubwiye ko tube maso turinde imyambaro yacu, ejo tutazagenda twambaye ubusa. Umuntu avunika akora kurinda ibyo yakoze bimunanire. Ugira imvune yo gukora, witanga uko ushobojwe, ariko unanirwa kurinda ibyo wakoze. Ubyagize ukoresheje akanwa, utugambo gusa, uvuga utugambo, numara kuvuga utugambo ibyo wakoze byose bihinduke zero, wari wavunitse. Umuntu akurakaze, namara kukurakaza uhita uvuga uti n'ubundi niyo ntaza kwirirwa nkora. Uzi Imana wakoreye atari umuntu. Aha abantu rero bagiye bahura n'iyi mitego, ndabaha ingero nke. Aha niho hahandi ugaburira umuntu ashonje, wamugaburira ashonje bigahuza nuko afite ikibazo cy'inzoka mu nda, hamurya gatoya ati nimpfa mumenye ko ari runaka ungaburiye. Avuze ko umuroze, umugaburiye ashonje, wumva rwose ubikunze, ariko kugira ngo Satani yangize icyo ukoze, Yesu ntazakwiratane mu bagaburiye abantu. Umuntu ateruye ikirego ati runaka arandoze, ati nimpfa mumenye ko ari undoze. Nzi abantu benshi bahuye n'izo kese bahita ko banarahira kuzongera kugira umuntu bagaburira. Ubu hari umuntu, umwana w'umuturanyi ataza ngo amuhe ibiryo kubera ukuntu bamuzengereje bamuvuga amagambo. Ibyo rero bigahita bimusitaza avuga uti nta n'umuntu uzagera kugaburira, niba ngaburira abantu bakavuga ngo ndabaroze. Uze waza kuba ufashe icyo cyemezo urabahimye, ibyo wakoze byose bihindutse zero. Nuko kugambirira konyine ugize muri wowe guhindutse icyaha imbere y'Imana, kugambirira kutazongera gukora umurimo mwiza wakoraga. Nibwo se ubaye intwari, k'intwari ari uko ari byiza bakabimusiza kugeza ku rwego yanapfa akiri kubikora. Aha ngaha rero niho batubwiye mu migani, baragira bati umuntu nagamburura mu makuba, gukomera ko kuzaba kugize gute? Kubaye ubusa. Ugurije umuntu udufaranga, utungarurire mu mwanya ati ndatugarura ntugire ikibazo, ndadukeneye rwose nanjye ndibudukoreshe, ndatugarura mujye mwizera. Utegereje ko atugarura urahebye. Igikurikiraho ni iki? Nta muntu uzongera kuguza abantu bubu, nta muntu uzongera guha amafaranga yanjye. Uricujije. Ingorane rero ushobora guhura nazo, ashobora no kuzakwambura, ugahomba umugisha wari ukoreye, ugahomba amafaranga yari buzana kwishyure, ukabura byose, kuko wicujije icyatumye ugira gute? Gukora. Uje gusenga nk'uko wishimye rwose unezerewe,
ariko wasohoka ukaba utegerejwe n'imbaraga ziri buze kukugerageza ngo zihinyuze ibyo wakoze, aho kubona ibyiza nk'umuntu waje mu nzu y'Imana agahura n'ibizazane, hari n'utaha bakamukubita akavuga uti nk'ubu narigiye n'ubundi gukora iki, bihindutse zero kuko ntiwigeze urinda icyo wakoze, urageragejwe uricujije. Uje mu nzu y'Imana uritanze, ukoresheje amaboko yawe, utanze ku butunzi bwawe, aho kugira ngo Imana irinde ibyawe nk'umuntu wakoreye Imana, ugeze mu rugo ahubwo n'utwara ufite usanze batujyanye. Aha Satani abagira ngo uvuge uti koko n'ubundi kujya mu nzu y'Imana gukorera Imana n'ubundi n'iki bimaze. Hari abantu byabayeho muri Maraki igice cyaho cya 3 byababayeho, bakoreye Imana baratura nk'uko natwe dutura. Maraki 3:13 batanga amaturo, batanga ibya 10, baza kugira ikigeragezo cyo kubona abantu batabikora aribo bari kurushaho gutera imbere. Nawe reba gucuruzanya n'umuntu udatanga icya 10, udatanga ituro, kandi akajya atera imbere wo akakurusha abakiriya, kandi wowe utanga ituro unatanga icya 10 mu byo wungutse, ariko umupagani utanakijijwe ukajya ubona arakurusha abakiriya, n'abo wari ufite baragiwe. Nicyo cyababayeho, baravuga bati n'ubundi gukorera Imana ntacyo bimaze n'uwahana, n'ubundi gitumye abatabikora si bo bari gutera imbere, n'ubundi si bo bateye imbere. Imana yohereza umuhanuzi Maraki iramubwira iti umva Maraki, genda ubabwire ngo amagambo bamvuze arahagije. Batera hejuru bati twakuvuze iki? Mwavuze ko kunkorera ntacyo bigize gute, ntacyo bimaze. Kandi narabumva, mwavuze ko ntacyo bimaze. Ubwo rero mwavuze ko ntacyo bimaze, reka ndebe naho byari biri mbihanagure, kuko ikibateye agahinda nuko mwakoze, wenda mbikuyeho mwanezerwa. Kuko igiteye umuntu agahinda nuko yakoze, reka bamufashe gukuraho ibyo yakoze, ye gukomeza kugira agahinda noneho yishimye. Umwami Imana dushoboze kurinda ibyo twakoze, kabone niyo twageragezwa nyuma yo kubikora. Yesu nashimwe. Zaburi ya 15, uzazamuka umusozi wera w'Imana, icyo yarahiriye niyo cyamubabaza ntabwo azivuguruza, niyo cyamugerageza. Mubona ko n'itorero rigenda rica mu ntambara zikomeye, ni kuva na kera, ntabwo ari iby'iminsi ya nyuma. Uhereye kera kose no mu itorero ry'intumwa intambara zigenda zibaho. Uko intambara zigenda ziza mu itorero, hari abantu zihindukiye imbogamizi yo gucogora kongera gukora neza. Nganira n'abantu benshi, hari n'umbwira uti ubu rwose nafashe gahunda ko nta kintu cyitwa icyanjye nzongera gutanga, ko nasanze abo mbiha hari n'ukuntu baba babatiza amazina mu myumvire yabo ipfuye. Nasanze abo mbiha ni abanyamitwe, ni abandi imitsi yanjye gusa, bansahura. Ugasanga umuntu imyaka 10, 20 yari amaze akorera Imana, azi gukora neza n'inyungu yabyo, yarabiretse hejuru y'ibintu by'amajwi byarwaniye mu matwi ye, birwaniramo, birangira ahinduye ubusa ibyo yakoze byose. Ubuse yaruhiye iki? Aba yararuhiye iki mu by'ukuri? Ko n'ubundi batabimusubiza ibyo yakoze. Ni iki yaruhiye? Mu gihe cyose uzi ko ikintu ukora ari cyiza, Bibiliya ivuga ko abantu bakora neza, bene abo bantu bakora ibintu byiza, nta mategeko abahana, nta mategeko ahana umuntu ukora ibintu byiza, ntayabaho. Kuko wakabaye uhagarika ikintu ukora, wagikora ukazahanwa kuko wagikoze. None niba ukora ikintu cyiza, kumva ko wahagarika ikintu cyiza, mu bwenge wungutse,
dore ko tugeze no mu bihe bivuga abantu benshi bavuga uti tugira ubwenge, tugira ubwenge. Ugize ubwenge se cyangwa urayobye? Umuntu agira ubwenge areka gukora neza yakoraga neza ngo agize ubwenge? Oya, mujye mureka tubwizanye ukuri, nta bwenge bwo kureka gukora icyiza wakoraga kandi ugishoboye. Wenda wihambiraga ukabikora utabishoboye, aho ho nanjye naguhugura nkakubwira ngo uzananirwa kuko urisumbukuruza, ibyo ukora birakurenze. Nabikubwira rwose, nakugira inama, nakubwira nti uzananirwa, ntabwo rwose ntaho uzagera. Ariko ibintu wari ushoboye kandi ukora ukabona ntacyo ubaye, ukora ukabona ntukennye, ukora ukabona ukomeje kubaho, ukora ukabona ukomeje gutera imbere, ukabihagarika ngo wungutse ubwenge, ngo wungutse ubwenge. Abantu bijije birirwa bahunze ibihuha bakakungura ubwenge upfuye ukareka icyo wakoraga. Nyamara twirinde tutazabura iby'imirimo twagize gute, twakoze. Abantu turi bubane ku manywa turaza kuvuga ku ruhari rw'abigisha n'inyigisho mu kutuvutsa ingororano. Mu kutuvutsa ingororano hari n'inyigisho Imana iba idashaka ko zinjira mu matwi yacu, z'uburozi mbi, z'uburozi. Ni abantu Imana igeraho ikavuga ngo abo bantu nimunabamenya mbere mu bapfuka iminwa ntibavuge, kuko iyo bavuze bangiza benshi, baca ibice mu bantu bagahita ko bangirika mu mitwe yabo. Byagiye bituma yaba Pawulo yaba Yohana mu nzandiko yanditse, byagiye bituma batanga umwanzuro kubera umujinya, bakavuga ngo uhereye none kubera akavuyo kaba bacanganyukisha umuntu ntabwo uko yari arakigize gute agihamagarwa. Hari igihe kigera ukabona abantu baracanganyukiye, babuze icyo bafata n'icyo bareka. Gumana icyo wahereyeho cyatumye wizera ugakizwa, ugakorera Imana uzi ko ari Imana izakugororera, yabaye ari cyo ugumana, ibindi ukabireka. Virusi ya gatandatu ubwiye tuyivuyeho, ni ibintu byose dukora nyuma yo kubikora tukageragezwa tukicuza icyatumye tubikora. Utije umuntu akenda akaba bajya kujyana mu birori, akagaruye kagiyeho ibizinga, nta muntu uzongera gutiza umwenda. Akagaruye kacitse cyangwa abadayimoni bamuririye, imbeba zirakaruma, ati niba mba mvuga. Abantu bubaha ikintu cyawe ntibongera kukigarura ari kizima. Koko niwe yabikoze se ku bushake ko? Ibyo bitera umuntu kutazongera kugira umuntu atiza akenda ngo yigire mu birori ngo yarawutije barawuca. Nigeze ntiza umuntu kositime rwose najyanye mu gusaba no gukwa umunsi nkora ubukwe, nka nyuma y'ukwezi kumwe nkoze ubukwe nyitiza umuntu, arayijyana nawe muri gahunda z'ubukwe. Niba ari aside yamenetseho sinzi byabaye, yayigaruye yaragiyeho ibintu byarayitwitse, ibara yari ifite ryarahindutse. Ibintu bigerageza imirimo twakoze byo birahari, ahubwo biradusaba kuba abantu bakaze kabisa, bakomeye mu mutwe. Ureba ikintu ukavuga n'ubundi byari bube, nanjye nza kuba ari igihe wari yambaye byari kuba, tukagera ku rwego rwo kubona ibintu n'ubundi byari bube. Mwene data siyo n'ubundi yagambiriye se kuyitwika, n'ubundi byari bube. Uzi guha umuntu umwenda yawe utera ipasi akawutwika, wawumutije akawugarura yawutwitse. Ushobora kuvuga uti bimpaye isomo, nta muntu uzongera gutiza umwenda. Ninde se uhibye ko ari wewe wihimye? Uzareka kuyibatiza noneho. Twabonye ijambo rivuga ko umuntu navuga ko ari ikintu, mu Bagalatiya igice cya 6 uhereye kuri 3, umuntu navuga ko ari icyari cyo ntacyo aba ari cyo. Icyiza ni uko umuntu yakita ku murimo wakora akaba ari we yitaho, kugira ngo azabone icyo yirata, atari ukwirata ku by'ibyo abandi bakora. Azabona uko yirata ku bwe atari ku bwa mugenzi we, kuko umuntu wese azikorera iki we mutwara. Abantu birirwa barata ibintu abandi bakora.
iwacu ntidusanzwe, iwacu dufite urusengero rwiza wubatse se, iwacu twakira abashyitsi ari n'atanu utanga. Kwirirwa umuntu yirata ibikorwa by'abandi bakora kuko abagenderaho abari inyuma bakoze nawe bimuhaye amanota kuko aba muri iryo tsinda, bakoze nawe abonye amanota kuko aba muri iryo tsinda. Uzayabona mu isi, ariko imbere ya Kristo ntayo uzabona. Umuntu wese azikorera iki wimutwara. Hari umuvandimwe twagendanaga, iyo twageraga nko mu gikorwa cyo kugira nk'umuntu dufasha, yakundaga gukoresha ijambo rigira riti Imana ntigakora igitangaza itarimo. Imana ntigakora igitangaza itarimo. Kwari nko kutubwira ngo buri muntu wese agerageze, ariko Imana ibona uruhare rwe muri icyo gikorwa. Mu bintu bitera ipfunwe ni ukuba abandi bakora umuntu akanuye kandi nawe afite imbaraga zo gukora, kandi bikarangira cya kindi yareberereye kibaye, ahorana ipfunwe ry'uko cyabaye nta ruhare agize gute abigizemo, kandi yari afite uburyo. Yakobo 4:17, uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ibi ni byo Moridekayi yabwiye Esiteri. Yaramubwira ati ntubona ko dusumbirijwe? Sindiba nkubwira nti gerageza uturwaneho urebe ko ari uko byagenda. Aramubwira uti cyakora ntabwo nkwinginga, niyo wakicecekera ugatuza ukumva ko ari twe tuzagagara, ukumva ko ari twe tuzapfa. Aramubwira uti ndakumenyesha ko ntiwibwire ngo ni wowe uzakira ngo nuko uri ibwami. Nuceceka abayuda ntibazabura gutabarwa, nureka gukora umurimo ntuzabura gukorwa, nureka gusenga abasenga ntibazabura, nuhagarika kwitanga bitanga ntibazabura. Ngo ariko wowe n'inzu ya so muzabona ibibazo. Hari igihe umuntu ahina amaboko akagira ngo abandi ntibakora. Icyo utakiri gukora hari abakiri kugira gute kugikora. Ntabwo Imana ijya ibura abantu. Imana ntibura abantu bazima. Iyo wowe upfuye igira abandi bazima isigarana, wowe ukabaho nyine warapfuye. Mu gusoza iyi nyigisho hari ahantu tugaragaza ko iyo udashaka gukora usaba Imana ikakwica, kuko umuntu wapfuye niwe udakora. Intumbi niyo badashakiraho imirimo. Ugihumeka umwuka w'abazima, Imana igukeneyemo umusaruro. Niwumva gukora bikunaniye uzabwira Imana uwo munsi kwice, wibwira uti ngewe ibintu byo gukora ndabona binagora, sinabivamo nyica ngende. Naho ukiri mu isi bazakubaza icyo wakoresheje imbaraga wari ufite. Uba ugomba kwicara hamwe, kuko nta muntu Imana izarokora nk'igisambo kandi yaramuhaye igihe cyo kubaho. Ntibishoboka. Nta muntu uzarokorwa nk'igisambo ku musaraba kandi yarakijijwe agahabwa igihe cyo kubaho ngo agikoreshe, ngo nibarangiza ngo bazamuhe poromosiyo ngo ngiyi igisambo. Hari n'abatagira isoni, ngo n'igisambo ku musaraba cyaragiye. Wowe uri ku musaraba bakubambye, ubu wigereranya n'igisambo kandi utaboshye. Uri igisambo wowe. Igisambo ni igisambo kiraboshye, cyakiriye agakiza, nta yandi mahirwe gifite hirya yo kuyakira. Ntibakirenganya. Umuntu bamubaza igihe bamuhaye, ntibamubaza icyo batagize gute batamuhaye. Niba nkijijwe nkahita mpfa, bazambaza iby'imirimo, barabimbaza bampaye akanya ko kubikora. Ntabwo Imana igondoza, yaka umuntu ikintu kingana n'igihe yamuhaye n'umwanya yamuhaye n'imbaraga yagize gute yamuhaye. Twirinde tutazabura iby'imirimo twakoze, niyo magambo turi kuganira. Virusi ya 6, ubwo ni nyuma y'iyo yo kwicuza, ni imirimo dukora nka ruswa turi guha Imana. Akamukumve, imirimo yose dukora nka ruswa turi guha Imana, iyo mirimo nta handi ibarwa. Iyi mirimo iteye gute? Igitabo cya mbere cya Samweli 15 uhereye ku murongo w'10, uyu mugabo Sawuli Imana aramubwiye ayumvire, agenda arimbura Abameleki ntasigaze n'umwe, kuko Imana yari yibutse ibyo bakoreye ubwoko bwayo ubwo bwavaga mu Egiputa, uburyo babubangamiye. Uyu mugabo
aragenda, aho kumvira Imana ngo akore ibyo Imana yamubwiye, aragenda arokora inyamibwa, arokora inka nziza, arokora umwami Agagi w'Abamaleki. Ati nawe sinamukorayo mwami, ngurokorewe, yabuze kuba ari waheraho ahubwo Kabutina. Ati ngurokorewe. Noneho rero imyumvire imva mu bantu, hari abantu bagira ngo Imana irya ruswa igahita yirengagiza amafuti yabo. Nta kintu wakorera Imana hejuru yo kutayumvira ngo igihe agaciro. Ibintu dukora tukabikorera hejuru yo gusuzugura Imana n'amanyanga ni zeru. Nta handi ibyo bintu bijya byandikwa. Ntihagire n'umuntu uzategereza kuzabona ko hari ahantu Imana yigeze ibishyira. Araza Samweli wagiraga amaso yandi abona ibintu bitaramugera iruhande, abwira Sawuli ati numviye ugutamatama ndi kumva. Ati Imana ze waza utaza n'Imana ituro, nari nyizaniye ituro rwose, na hari ibintu narokoye ngo nyiheho. Ikunda amaturo, irayakunda. Ikunda amaturo kuruta ubugingo bw'umuntu. Ikunda amaturo. Hari ubuzima twagiye tubamo, hari ijambo njye mvuga ariko ni uko kuri ku ijambo ry'Imana mujye mwihangana niturivuga. Itorero rigaragara, aya matorero tubamo agaragara, mu ngorane dushobora kugira nuko yo imirimo yose arayakira. Yakira imirimo yose, yaba umurimo ukozwe n'indaya, yaba umurimo ukozwe n'umujura ruharwa, yaba ituro ritanzwe n'uwaraye arisambaniye kuko ntituba tuzi ko yarisambaniye, yaba uwaraye yibye abantu akaza akatura, ntitubizi. Ibyo tureba twe ntabwo tureba ngo iri turo riri mu ibara ry'umuhondo ni ikimenyetso cy'uko ryibwe, ibyo ntitubibona. Itorero rigaragara ryakira ibikorwa byose, byaba bikozwe n'intumbi, byaba bikozwe n'umuntu muzima, byose turabyakira. Hakaba ubwo umuntu aremara akagira ngo ubwo twabyakiriye kuko we yiyize uko abayeho, akagira ngo n'Imana yagize gute yabyakiriye. Ntabwo Imana bayiha ruswa ngo yirengagize ubugoryi umuntu yari afite. Impongano ngo zihuma amaso. Imana se wayihuma amaso? Zihuma amaso abantu ariko ntizihuma amaso Imana. Umuntu niwe uha impongano agahita avuga uti yo tubirengejeho nzavuga ko nta kibi wakoze kandi waragikoze. Samweli abwira Sawuli ati ariko rero ufite ikibazo. Utekereza ko Imana yakwishimira ibitambo utakwishimira ko umuntu ayumvira? Bene iyi mirimo dukora tukayikora ari nka ruswa turi guha Imana. Imigani 15:8, igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuri nde? Uwiteka. Nibyo koko wabitanze, ariko kuko utabitanze ufite umutima muzima, kuko utabitanze wikiranuye n'Imana, Bibiliya iragira iti ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka nabanza ave mu bidatunganye, ushaka kugira icyo akorera Imana. Dawidi yaragize ati igitambo Uwiteka abanza kwishimira mbere y'ibindi ni umutima ugize gute? Umenetse. Abantu rero kubyigana dukora tutitaye kureba niba turi abakandida bemewe bo gukorera Imana. Ibyo bintu niba tunakijijwe neza tukazajya mu ijuru, muzamenye ko tuzasanga nta hantu byanditse. Ibintu dukora nka ruswa. Hari iteraniro rimwe Imana yigeze ivumbukana muri Amosi 5:21 no muri Yesaya 1:10. Bari gushengera, baririmba ukuntu abantu bahimbazwa, ukavuga uti rwose Imana irahari kandi nta nihari. Bahimbawe ubuhanuzi bururuka, mwumva icyo Imana ivugana namwe. Iyo rero ubuhanuzi bumanutse, umuntu wese ahita avuga Imana iraje
Iraje umuntu yiteze ihumure riturutse ku Mana, ariko aho kubona ihumure bumva amagambo akakaye asharira. Imana irabwira iti ibirori byanyu ndabyanga, mwirwa muza mundi batiriza ubusa, musakuriza mbega urusaku. Ibi bintu byabaye urusaku ku Mana, kandi twe twabonaga ari byiza kubera ikibazo abantu bari kubikora bafitanye n'Imana. Irabwira uti mwebwe mwirirwa musakuriza, mwirirwa muca imanza z'amahugu murenganya abantu, mwirirwa mwambura abakozi banyu, nta muntu mugirira neza, murikunda nta n'umuntu mujya mufuza, mwirirwa mufuza urwamo. Ndambiwe we, ndabirambiwe we, urwo rusaku ndarurambiwe we. Hari igihe umuntu Imana imwitegereza ikavuga uti ndambiwe amaturo y'uriya muntu, ndambiwe indirimbo z'uriya muntu, ndazirambiwe. Adahinduka, ari umugome mu mutima ariko akirirwa avuza urwamo, ndabirambiwe. Nidushaka gukorera Imana tugamije guhembwa nayo, tujye tuyikorera imitima yacu imeze gute? Ari mizima. Ni ukuri twirinde tutazabura iby'imirimo twagize gute? Twakoze. Mwibuke isomo Yesu yatanze muri Matayo 5:23, aho yagize ati kugira ngo ituro ryawe ritaza gupfa ubusa, nujya kuritura wagera hafi y'igiturisho ukibuka ko hari umuntu mufitanye ikibazo mutari ikiranura, aho kugira ngo uze kurinagamo rize guhomba, urisize hafi igiturisho nturisubizeho kuko rirakenewe. Ntiyavuze uturisubize, yavuze ubu urisize hafi aho ngaho kuko bararikeneye, naryo bararikeneye, nturisubizeyo, ahubwo wowe ubanza ugende wikiranure n'uwo mufitanye ikibazo, umutima wawe uba ubohotse, nurangiza uzufate rya turo ryawe urishyire mu cyibo, nibwo uzaba ubonye ingororano z'ibyo ukoze. Ariko z'abantu ntibaba bafitanye inzangano zarabamaze, ahubwo bakarwana babyigana bakora batanikirana. Aya ntabwo tuzabasheshenga ngo mukunde mukore. Cyakora uzagera ku rwego rwo gusheshengwa n'Imana ntizabura uko ibikora, igira n'abakozi babishoboye bashinzwe ibyo biraka byo gusheshenga, ifite ukundi izabasheshenga. Ariko umuntu ugifite kuba hawe n'Imana ubutumwa buzima, ntabwo tuzabasheshenga ngo mukore muvunike, ariko ibyanyu bitandikwa, kuko muri kubikorana imitima mibi, imitima idakiranuka. Imana idushoboze kuyikorera neza uko ishaka. Haleluya abana b'Imana. Twirinde tutazabura iby'imirimo twagize gute? Twakoze. Virusi dusubikiyeho ya 7 ni imirimo y'ibice. Imirimo yose dukorera Imana ari ibice, itari ku rwego yakabaye iriho. Twabyirutse batubwira ngo Imana ntigaya. Niyo myumvire itubamo, Imana ntigaya, ibyo yihaye byose irakira. Imana ntigaya, ahubwo hatagaye Imana izaho umuntu akura hagayana. Ubu se njye nagaya, nabanza aho ukuye nko kumva. Njyewe icyo wampa cyose ndagishima, ngumva ko nta kutagize, kuko sinzi naho uri gukura. Ariko si Imana izaho uri gukura, ahubwo niyo igomba kugaya, kuko iba ifite amakuru y'aho umuntu akuye ari gukora. Imana irizi imbaraga afite n'izo nyihaye uko zingana, izi ubushobozi ifite n'ubwo nyihaye uko bungana. None se ni gute itagaye? Uhereye na kera no mu isezerano rya kera, ubu se ntiyemeye ituro rya Abeli, irya Kayini iraryanga? Arangije arirakaza ngo kuki iryanyu ryanze. Iramubwira uti sinjya ndobanura abantu ku butoni. Nukora neza we ntuzagira gute? Ntuzemere. Nubikora neza ukabinoza neza ku buryo nanjye numva ko nyine ukoze, ntabwo nzakwemera wirirwa ufureka gusa uzana ibintu byo gukambya agahanga ngo singemeye. Uyu si Yesu aha twasomye ntiyaje ahagarara mu giturisho yigize umudiyakoni mu iteraniro akajya arunguruka abanaga amareba. Ashize mwangahe? Uyashize mwangahe?
akorera angahe se ubundi? Ashyizemo angahe? Yinjiza angahe se? Ashyizemo angahe? Yoroye ibingana iki se? Ashyizemo angahe uyura? Yejeje ibingana iki? Ngo arabagenzura ati nta kintu bari kumva, nta kintu bari gutanga bananga n'utuntu twazagutse ugereranyije n'ibintu bafite n'igitonyanga nta kigenda. Ntihaje umuntu agenda uko imbaraga ze zingana ku rwego rwe, umupfakazi yishyiramo udusenga tubiri kuko ari two nyine anafite. Ati yo tuyu disi naba n'uyu ni ukuri ntacyo yisigarije, uyu nguyu nta ribi. Arababwira uti none ndabamenyesha ko ba bantu mwabonaga ari ibikire bari kurundamo barundamo, bari uyu munsi twabagaye nta manota babonye, kuko twasanze urwego bakabaye bakoraho si rwo bakozeho. Iyo Imana idusaba gukora, bidusaba mu bintu bibiri: kugenda uko imbaraga zacu zingana, ntitugaragare nk'abayisondetse hamwe muri abo twasomye ngo ize abantu b'ubusa bajijisha n'ibigoryi ikabimenya. Ntituyisondeke, ntitunisumbukuruze ngo dukore ibirenze imbaraga zacu. Iyo twisumbukuruje biba icyaha, bigaragara nk'ubwirasi n'ubwibone. Iyo tugiye munsi y'uko twakabaye dukora, bigaragara nk'abari kujijisha Imana, nko kuyikuraho. Mfa kuba nkoze, ni ugupfa nyine kuba ukoze ariko ntacyo ukoze. Ni nko kuza umuntu agutakira afite ikibazo gikomeye, ufite miliyoni, warangiza ukamuha amafaranga 500 ngagenda umwami Imana agufashe 500. Ngerutse kujya gusenga abantu bagira utuntu rwose, ari abantu bagira imyanzuro ikomeye. Ngerutse kujya gusenga ahantu, nsanga akanoti ka 500 bagaciye kari hasi, agace hano agace hano agace hano. Ndababwira ndise aya mafaranga muyajije iki ko muyaciye? Hari harimo umudamu umwe w'umukozi w'Imana w'umuhanuzi, arambwira umukozi w'Imana ati nanga agasuzuguro, ati amafaranga 500 impamvu nyaciye. Ati nanza agasuzuguro, umuntu aje ari kunteta imbere ngo cya cyifuzo nari mfite ngo twasenyeye turi kumwe cyari gikomeye cy'amafaranga. Ati rwose umwami Imana yaragikemuye, atakira rwose abampaye 500 ndareba nta kiro cy'isukari kirimo, mwagurira abantu aya nantera umwaka, niyo mpamvu ubonye gaciye. Uko mu by'ukuri nabuze abantu bagira imyanzuro ikomeye rwose, kandi koko ni ubusa yaramuhaye ugereranyije n'amafaranga yabonye uwo muntu. Ni ubusa muhaye bitwa no kutayamuha. Uraza utata umuntu imbere ngo mwakira 500 usara yamaze iki? Uretse imitwe gusa kumwikuraho ngo bigaragare ko ngoze ni iki se ukoze, bigaragare ko ntuye ni iki utuye. Uratura igiceri cy'ijana ufite 200,000. Ni imitwe ni ukujijisha, ni ukwifatisha ifoto. Ndakoze ukoze iki? Imirimo y'ibice itari ku rwego rw'umuntu. Yesu yabwiye Yohana aramubwira ngo niwemere ubikore dusoze gukiranuka kungahe kose. Hari imirimo ibiri ku rwego rwo gusoza gukiranuka kose, haba hari n'imirimo y'ibice. Reka nsoreze kuri kano, ibindi tuzagenda tubigarukaho. Mubona ko mu bintu dukora, mu maturo dutura, uyu munsi twibanze ku maturo kuko Bibiliya yagarutseho. Mu maturo dutura mubona ko habamo n'icyacumi. Aha ndagira ngo nanabwize ukuri ku bantu batanga icyacumi, nta kintu Imana izabahemba. Icyacumi nzi neza ko hari ibintu umuntu akora biba bigoye ko yanakibara. Hari uburyo tujya twigisha abantu ko bagomba kujya bagitangamo, nk'abantu bakora ibintu bigoye ko bamenya ayinjiye arangaye. Ariko n'umuntu uhembwa umushahara uzwi yarigishijwe akamenya ngo icyacumi ni kimwe mu 10 cy'ibyo nabonye. Ukavuga uti noneho mbonye 100,000 mu cyimbo cyo gutanga 10,000, reka ntange 5. Undi yiboneye 1,000 azana igiceri cy'ijana. Aba bantu nubwo batuye amafaranga atangana, ninde usoje gukiranuka kose? Sutuye igiceri cyangahe cy'ijana. Uyu rero kuko yakoze umurimo w'igice, nibyo koko yatuye 5 no mu kiba kanduka ariyongereye, twanda gukomera amashyi kuko kazamutse. Ariko imbere y'Imana iz'umutima w'umuntu
izi ko atasohoje gukiranuka kose, yakoze umurimo w'igice utari ku rwego rw'uko yakabaye yawukoze. Bene rero ibyo bintu dukora bituzuye kandi tubizi, tunabyirengagije, tunabizi, atari ukuvuga ngo ntitubizi. Ni ukuri pe. Niba tunagiye mu ijuru tugasanga Yesu, azatubwira uti mwagiye mubikora ari ibice, kandi iwanjye nta muntu ukora ibice, agomba gusohoza gukiranuka kungahe kose. Twirinde tutazabura imirimo twagize gute bakoze. Muhaguruke dusenge Imana. Dusenga Imana itubabarire, navuga ngo itubabarire aho twakoze imirimo yayo tukayikora nyuma tukaza kwicuza icyatumye tuyikora, tukayikora nyuma twamara kuyikora ugasanga ibyo twakoze ni ibice, ntabwo biri ku rwego twakabaye tubikoraho. Ibyo twakoze tudakiranuka bigaragara nka ruswa imbere y'Imana. Imana nitubabarire mu izina rya Yesu. Reka umushumba dusengera Imana. Mwami Imana yacu, izina ryera rya Yesu Kristo, tugiye kugushima turi mu nzu yawe, aho duherwa amabwiriza, amategeko, ubushake bwawe kuri twebwe abantu wahamagaye ukatuzana hafi yawe, ukatwiyegereza kugira ngo twitegure kuzabana nawe ibihe bidashira. Ijambo ryawe riratubwira kuko uzishira itorero ryawe ari iryera, ari iriziranenge, ridafite umugayo, ridafite umunkanyari, ridafite agasemba akariko kose kari buza kukwegera. Niyo mpamvu umunsi ku munsi udushakira ibyiza, ushaka ibidutunganya kugira ngo tuzagere imbere yawe Mwami dushitse. Turaje imbere yawe kuri uyu mwanya w'iki gitondo tugusaba imbabazi ku mirimo twakoze, ariko tukayikora uko udashaka, tukayikora nabi, tukayikorana umuswa, tukayikorana gukiranirwa, tukayikora tutakumvira Mwami ikaduhombera. Turasabye ngo utubabarire imirimo twakoze hanyuma tukayicuza, utubabarire imirimo Mwami twakoze dusondeka, tutagwiza, tudasoza ubushake bwawe, utubabarire. Iri teraniro ryose ubibabarire. Umuntu wese Mwami wabashije gukora uko nguko atagushimisha, umubabarire. Ariko kandi turagusaba imitima yizera, imitima ica bugufi, imitima yemera kugirwa inama n'ijambo ryawe kugira ngo tubashe gusohoza ubushake bwawe. Twiteho, tugirire neza. Tumaze kumva ijambo ryawe Mwami, ntitubabishuka, ahubwo tube abaharanira gukora ibyo bitutegeka kandi gusohoza ibyo bitubwira. Urakoze kuko ubitwemereye, kandi urakoze yuko utubabariye, kandi urakoze Mwami kuko watuzanye kugira ngo dukosore ibyo twagenje nabi. Turagushimiye Mwami ko uha umugisha buri wese wabashe guterana muri uyu mwanya, uha umugisha umugaragu wawe unyujije muri aya magambo mazima. Turakoze, turagushimiye mu izina ryera rya Kristo Yesu. Amen. Yesu aracyakora TV.